Yes, ntujye kubasuhuza abakunzi ba Password Podcast. Uyu ni wa muhungu wanyu. He's your boy director Password. Idi Black tukana ucenga rukigama. Nyita P, nyita Password professional. Gafa. Okay. Kangira gutya yango tuzi kuganira fresh. Yes. Uyu ni wa mwanya n'ubundi ngaruka aho nje kubaganiriza ku kintu bita ibigezweho n'ubundi. Ibigezweho ubundi ni ikiganiro niyemeje kuzajya mbaha nyine buri gihe cyose mu nkeneye cyangwa se mu nshaka. So hari igihe tubura nyine tugahuga, ariko hari n'ibyo twitaho cyane kurusha ibindi. So maze igihe mbona abantu bavuga ngo bazakuburira umwanya bazagukenera mu byabo ariko bakuburira umwanya mu byawe nyine. Iryo jambo nge ntekereza yuko iryo tujye kuganira aka kanya. I think yuko umwaka urarangiye, nongeye nifurize isabukuru abantu bagira isabukuru yabo muri no minsi. Nongeye nifurize abantu kunogerwa, kuzanogerwa cyangwa se kwinjira mu mwaka neza wa 2026 kandi bazahirwe, bazagire amafaranga ndetse n'Imana imbere amafaranga inyuma. So hagati aho ngaho rero sasa ikintu cyantangaje ni ikintu kimwe, ariko anyway bantu nsuhuza abantu batuye Canada, Malaysia, Botswana, Rwanda and n'ahandi henshi man, South Africa from one of the family petit frere nyine tu abandi nkabo. So hagati aho ngaho reka mbabwire, naje gusanga tujya twibeshya sasa kuki tujya twibeshya ku ma social medias menshi tuvuga tuti turafana gutya, turagira gutya, turakora gutya. Bitewe n'iki? Bitewe no gushidikanya. Murabyibuka mu minsi ishize twari turimo kuva kuri Bruce Melody uburyo ya taking over kuri ntuza kuri The Ben. The Ben taking over kuri Bruce Melody. Nyine twe twumva yuko ari bya danger, ariko nanone rimwe bamwe namwe tuye duhuza. Ku munsi w'ejo rero nibwo Nduhungire yavuze ati abahanzi tukakiye mu ipiganwa kuko si za makipe. Ikintu navuga ngaho ku bahanzi hagomba kuba competition ariko idashyamiranye cyane. Kubera iki? Kubera ko Bruce Melody na The Ben ni abahanzi basa nk'ahari ni banini muri kino gihugu cy'u Rwanda, ariko nibo twashatse gushyira imbere kuko imyaka ishize cyane myinshi aribo dushyira imbere gusa nyine kandi twirengagije abandi. Siri tusasa bivuze iki? Bruce Melody sinshatse kumuvugira cyane kubera ko Bruce Melody twarakoranye mu no mwaka, twakoranye no mwaka washize, twakoranye ku ndirimbo Funga Macho, twakoranye kuri She's around maybe I think nimba ariko niko yitwa Funga Macho ko nyine featuring Shaggy, hakaza n'indirimbo bita iyo foto featuring Bien, hakaza n'izindi nyinshi nyine. So hagati aho ngaho ikintu nashatse kuvuga ni iki? So The Ben ntabwo twiye dukorana, nta ndirimbo n'imwe nari nakorana nawe actually kugeza aka kanya, ariko nyine The Ben ni uko mutekereza cyangwa se uko mbyumva. The Ben ni umuntu uri sociable cyane tu, ukuntu nyine ngiye mutekereza. Bitewe n'iki sasa? The Ben nigeze kujya aho Vio yaratuye na Meyo yaratuye kera hashize igihe, dushaka nyine kumuvugisha, dushaka kumusuhuza, dushaka kumubaza ku bintu by'imiziki nyine n'iki, tubona nyine dora dusubije nta bounce afite ntaki nyine yabigize byoroshye, kandi n'ubundi mu ma road show menshi yagiye yerekana ko afite bounce n'iki arabafite. Yego nibyo, sinzi wenda nimba imico yari yahindutse, ariko buriya ngiye nkunda umuntu wiyoroshya
akabigira easy, aho bikwiye gukoreshwa akabikoresha, aho bidakwiye gukoreshwa akabikwama. Kubera iki? Kubera ko sometimes twerekana uruhande runini mu byo tugomba gukora bitari ngombwa, bounce kubajyana ahantu badakenewe ntabwo. Kuko abanyarwanda ngiye numva ko iyo tubonye umusani twumva turi abasitari kumurusha. Nicyo kijya kibaho rero. The Ben indirimbo ye izasohoka ejo saa 7. Ndibaza ikintu kimwe, Bruce Melody yasohoye iyo ndirimbo yita Bruce ari igihe indirimbo zo kwikunda ziba zitwa ari igihe bijya bincanga sometimes, I'm sorry, but indabo zanjye aka n'indi bita Munyakazi. Ready, Yes. action. I think ntago kuba indabo zanjye Munyakazi, ikintu kitakiza hafi aho ngaho nuko Bruce mu mwaka ushize yigeze kuvuga ngo ba The Ben mu myaka yashize plutôt ngo nabanebwe. Ndibaza uko nabanebwe for what? Kuko basohoye indirimbo imwe ku mwaka. Ese bagiye kureba kuri ntuza kuri Spotify, akagara tujye kureba kuri Audiomack, indirimbo ya mbere mu gihugu ni ya The Ben, irimo kumva cyane ya The Ben. Ndibaza imiziki iramba cyane ni ya The Ben. Bruce Melody niyo muntu uzi kugatwika nyine aratwika ku buryo gutwika nta kibazo cyo kibiri mu kuba yagenda kiramanta akavuga papa agakubita. Gusa ni n'umuntu uzi guhanga ibintu bihanganisha abantu. I think sinzi nimba ibyo nabyo biri mu bintu bituma yegakundwa. Ni byiza ko umuntu yakora igihangana abantu bakakibona biri very good, biri navuga ko birebeketse nyine neza tu apari na The Ben. So guhanganisha rero amakipe, guhanganisha nako abahanzi bikuma nta gishyashya bakirimo. Mbihuze no kuba umuntu yagukenera muri projet zawe ariko atakuvugisha mu buzima busanzwe. Agukenera natanye mvuga ngo azagukenera mu bye, ariko mu byawe ntazaboneka, nta mwana ntawe uzabona. Hari ikintu kigiye kitubaho cya selfish. Umuntu mukaba muri kuri tele karimo kubwira kwisanzuye, ubona kuri n'inshuti ye iki bla bla bla, ariko nyine akaba atagukenera mu bantu asanzwe akenera mu buzima busanzwe. Urugero ndenda yakoresheje nk'akarori aragukeneye kugira utuntu sometime ukora ruhande, akaba nyine atagukenera, ariko nako akaba yagukenera plutôt, ariko wowe ukaba wamukenera ntaboneke. Iri hangana ryaje niriramuka rigiyeho, I think yuko Bruce Melody atazakenera The Ben mu gitaramo cye. Kubera iki? Haba yihangana nyine The Ben yakeneye Bruce Melody kubera kwicisha bugufi ko, ariko Bruce Melody ntabwo azamukenera. Mu mboni yanjye niko birimo kugaragara, kuko nta hantu nigeze numva Bruce Melody kakeneye The Ben wapi. Ariko The Ben kubera buriya akenshi iyo yegereje Imana cyane, hari umugisha tena ko yitwa Mugisha The Ben, ari umugisha ugukururira kuba wakora ikintu utisimbukuruje, ukanagira n'umugisha muri ibyo bintu abantu bakakunda ntacyo baguca. I think yuko mise mwumva icyo nshatse kuvuga aho ngaho. Nuko ngo mu ndirimbo ya The Ben handitsemo Alivasi yanditse ivuga ngo ntago yakikundisha ku bantu, ahubwo yatwara imitima yabo. Nyine ntago yakikundisha ku bantu for nothing, nyine ashaka kubagura, nyine imitima yamukunda ari yo yanyayo nyine, like sinzi ko nesobanura. Ntago yagura umufana yamukunda n'umutima.
mbisobanura aho ngaho bihita bituma ntekereza ko hari abantu bagira imigisha ari abanyamafuti, hari n'abanyamigisha b'abantu bazima. Ariko nanone hagati aha ngaha ikintu kigaragara ni iki? Ni uko hano umunyamafuti ntago yahawe umugisha, ahubwo hahawe umugisha uwubugenewe nyine wa nyawo. Icyo kintu murimo guhita mu kigo, kubera ko sinzi twebwe nk'abafanzi aba director, abagafa, aba makeup artist, abaki team nyine y'umuhanzi imwegera kugira ngo cya gikorwa gikorwe. Hari akantu kabamo kubwiyunge no gusabana cyane ku basani, njya mbona rimwe na rimwe gatuma umusani wamwegerwa wamubwira ikibazo cyawe. Ariko hagati aho ngaho wajya kubihuza n'ibintu abantu baba baririmbye cyangwa abasani baba baririmbye, ugasanga nk'umuhanzi hari ibyo yashatse guhisha. Njyewe mbone yanjye iranyereka yuko Bruce Melody hari ibyo yashatse guhisha atitayeho, ariko The Ben yavuze. Urugero aravuga ati mama Mariziki ibiki n'ibiki ogwani ngo yagize gute, ngo ntago kugira ngo afanze bamukunde ntiyagura igikundiro. Hari ikintu ntekereje aho ngaho ndavuga nti The Ben ni umuntu ureba kure, ariko why yaririmbye bino bintu. Noneho umuntu bita Bushari nawe yigeze kuririmba ngo mama Mariziki ibiki n'ibiki, indirimbo murayizi. Tebaza ibi bintu birimo guhurira he? Mama Mariziki kwa The Ben, mama Mariziki kwa Bushari. SK ni ukwe kurimo, ukwe kuri kwibi bintu kurimo nyine tu. I think yuko abantu benshi batajya batekereza ku ma verse, ku ma punchline abantu bandika. Niyo mpamvu twe hari igihe du consuming ibyo tukavuga tuti ikaramu aho yageze iraremera bitewe n'ijambo ryavuzwa hagati. Ariko none twongeye tugaruka kuri bino bintu, bano bantu barapfa. Cyese nimba ntabyo bapfa, mama Mariziki arimo kuzamo gute, bandi barimo kuza gute. Interviews twabonye zo kwa Amag the Black wafanye The Ben avuye kuri Bruce Melody barakuranye. Ni kubera iki ibintu bibaho kandi bose ari mu kajagari? Ntekereje ko nta message bigusigira. Ngewe kuri nge byansigiye message imwe, sinzi ukuntu nabivuga, mbese byansigiye SMS, byansigiye message imwe yo kuba yuko uzajya ukunda umuntu uzi, uzajya ukunda umuntu wizeye, uzajya ukunda umuntu wagira inama cyangwa wanagisha n'inama. Hari igitabo kimwe ngiye gusoma, simbyibuka, yashize imyaka myinshi igiramo 8. Nigiye gusoma avuga ngo ubundi uzagira inshuti kurusha ubumenyi, niyo yabikuruta mu gihagararo, ariko ikurusha ubumenyi. Uzagira inshuti urushaho ubumenyi, kuko ntacyo uzaba urimo kwigira, kuko muri ino si tubayeho twiga, kandi ibyo twiga tubikura kubo duhorana nabo. Ako kantu abenshi dukunze kugatsindirwaho, ariko nanone icyo kintu tucyembite tucyaccepting mu mutima wacu, tumenye tuti eske ndimo gufana like umuhanzi, ariko si umuhanzi message aririmba. Mwagiye mwumva ubundi, reka ntange nk'urugero, mwagiye mwumva nka ari umuwafandi umwe CP mboni wati hari umuyobozi yigeze kuvuga ngo baramajetse mu ndirimbo zo muri Shekera zose, mu ndirimbo ukunda izi ndirimbo zimeze gute nyinde. Aravuga atakunda Neri Ngabo, indirimbo ya Haso yavuze, I think ntabwo nyuke ko ndayizi. Nyine byakururiye abantu benshi kugira gutekereza niki kigiye gukurikiraho on this day, ko abantu usanga ego bakunda bitandukanye, ariko burya gukunda uwo wumva uzi, uwo ushobora ku understandinga akaguhagararira, nibyo byiza kuruta uko wakunda umuntu utazi ari igihiriri.
tu icyo nshatse kuvuga aho ngaho ni ukuvuga ngo abantu kenshi bakunze Bruce Melody ntibamuzi, ntibigeze banagira amahirwe yo kuganira nawe no kumenya what's going on. Umuhanzi mwiza, umuhanzi ukunda gukora cyane, reka mbivuge nabyo, umuhanzi uri vibe, ukunda gutwika, uhora useka. Ariko ibyo ngiye gukunda umusani ntabwo mbigenderaho, reka mvuge ku ruhande rwanjye. Ariko hari abafanzi benshi bagendeye kubera yuko ngo yaririmbye runaka, indirimbo runaka, batagize ikindi kintu bagenderaho. Ariko nanone tujye tutekereza ikintu kimwe, abasani bacu bose bazi kuririmba, kandi gushyigikira umusani umwe ukajya ku ruhande rumwe ntabwo bivuze ko indirimbo z'undi nawe utazikunda. Ariko nanone tuvuge ikintu dusubira ikindi, Imana ntabwo yaguha buri kimwe cyose. Bivuze ngo kwa The Ben ntabwo yamuhaye ibintu ngo byo gutwika ngo agaragare muke. Nyine hari impano yo kuririmba, hari n'impano yo gutwika, n'impano yo kwambara, hari n'impano nyine yo gukundwa. Ibyo bitandukanye na byandi byose nyine tujya twibwira abantu batajya babasha kumenya, ku buryo umuntu ashobora guhita akubwira ati ngo nakwangiye ko warize kuri stage, ariko se umukundira iki kindi? Ni iki kindi umukundira? Nka Bruce navuze icyo mukundira, ni umuntu ukunda no gucuruza, akunda gucuruza akabyerekana. Ese The Ben ari mu bucuruzi cyangwa? Gusa ibyo ngibyo biterwa n'icyo umuntu akundira umusani, kuko aka kanya tekereza The Ben atarigeze we yifata avuga ati ngewe imiziki yanjye ndayihagaritse, ngiye muri Noranje, indirimbo z'Imana wenda cyangwa se indirimbo za Secure, agira uruhande afata. Ariko nyine umwuga we awukora neza, no kuba yaririmbira Imana buriya kubyumvikanisha biroroshye cyane kuruta uko yatubwira ngo agiye muri gospel mukanya tukwepe, yavugisha ukuri. Ariko nanone hagati aho ngaho, kugira ngo wenda abafanzi be batajagararamo ukuntu, hari ukuntu umuntu yegereza abantu n'Imana, kuko Imana iri mu bantu, kandi nanone abantu iyo bagukunze n'Imana ishobora gukunda. I think yuko nta kibazo, nta mistake irimo, byakunda. Bruce nawe icyo namuvugaho wenda cyo kuba yakigereza abantu, cyo ntacyo nzi, kubera ko hari amashusho nigeze kubona yafashe telefone yarimo kujyana mu bonsa we, afite telefone y'umufana arayigira, ashaka nyine kuyifata agakubita hasi. Nifo yuko nyine tumekinga show neza abafana bacu ukuntu bateye, cyangwa se abanyarwanda muri rusange bateye. Ariko nta munyarwanda buriya wabikora ngo yumva arishimye nawe da, think yuko nta wabyishimira. So hagati aho ngaho rero, kuba nafana Bruce cyangwa se The Ben ntibivuze yuko ntagomba gufana undi. So kora subscribe kuri Password Podcast, Idi Black Talker, ni wa muhungu wanyu Idi Black Talker mucanga rupfundiga amarira. Ita Password Professional gafa.